wabahagana Dr Murangira Thierry niwo ariko ibi bintu byatangiye kurengera man ntago abantu bazi indangagaciro na kirazira amana nk'ubu waguha task yo kuvuga ngo ugiye kudukorera list y'abantu ubona muri iyi mihanda bakeneye guhugurwa bakigishwa indangagaciro na kirazira wahera iyo list wayitondeka gute ntahera kuri uzingiye kuvuga ibintu nze buretse gatoya bite nanakurabura ubyemera abantu bakakwanga ubundi se barankunda hera kuri wowe yago umwana wanzwe Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Yes, Kigali News Channel twababwiye ko tuzajya tubagezaho ibiganiro kuva kera twarabibabwiye. Yes, uyu munsi rero ngira ngo ndabona God witeretse umeze neza iminsi myinshi cyane dusuhuze n'abantu badukurikiye none baherereye muri navuga ko ari harya ngo ni muri bavuga ngo ukira ojya ngo abantu bari muri nyine urana aba diaspora ahantu baba bari hari izina ryaho baba bafite mu ntara ya gatandatu mu ntara ya gatandatu turabashuje cyane ari mu ntara urumva intara ya gatandatu ni nyine ari binini cyane meze neza ntari iminsi myinshi umuntu bari gushakisha hasi hejuru iminsi umaze ushakisha hasi hejuru bihagaze bite ubu nta kintu nashinja Imana pe natwe kuri Kigali News Channel nta kintu tuyishinja Imana iba ikora umuti dore sikahita aramamagaye ndi kuri Kigali News Channel ndi gukora uri he wowe yewe nari ndimo ngera mu rugo igasanze none se uvuye gukora ibiki mwana he hari diri mvuyemo nyine suze ko nanjye mba nikaraga reka mbanze ndangize ikiganiro ndahita nguhamagara wamfura we imbuto hari umubosi ushaka kuduha amafaranga njye nawe ayo mafaranga ntaguci reka manze batutame n'amabanga y'akazi reka ndahita nguhamagara sawa mugeze ku mafaranga muraceceka turamaze ariko bite byanyu twebwe ubwo ni ibyacu nese ntabwo mwatubwira ngo tubafashe iki tubafashe Skype ndagushimiye Papa Doughboy ku bintu by'akazi iyo akabonye nanjye aramfasha nanjye iyo nkabonye ndamufasha nuko nguko tubayeho mvugira uti B1 Gin none se vuga ngo Inyange TV Inyange TV Inyange TV none si ibindi ni ibiki none Skype akaba abonye undi muntu iki kiganiro cyatinze gira vuba adahita ahindura ibintu amajini umaze iminsi ucecetse niko nabyita ntabwo nceceka ahubwo njyewe narangije kubona abantu ko abantu se baje udacecetse mu bantu bakunyuzamo ijisho ubu ni wowe umuntu kunyuzamo ijisho bitwaye iki ikiza nuko njye barinyuzamo rigahita rica hano rigahita rikomeza kunyuzamo nanjye ndibanyuza ariko urinyujijemo gute nuko ngo kibi ni ukurinyuzamo rikangumamo kuko unyuzamo ni ukunyuza hano bigenda abantu esama nigeze kubona uri kuvuga ko bakwibishamo ntabyuzi ntabwo nabiyoberwa niko byagenze wikoma abantu ariko ntibavuga
hari inkoko yakwibacana, hari ihene yakujyana muri ribu, cyangwa wibagiwe password ubwo. none se nkora icyo bita mastri ngendi wa muntu nabonye uri gukora agaragaza uyu muntu amajinga se nta muntu mwabonye yari yiryamiye neza. Hari umuntu inshuti wawe kubera ari umusiramu se bitwaye iki se ubu muri yaba inshuti ariko mani showbiz mwayicuritse bro. ese mbaka ngo bazi ikibazo njyewe nagize ngo hari urumva abantu bajyaga babivuga bakavuga ngo abantu bamwe abantu ntago ari beza rimwe na rimwe nose ntabyuzi. Yesu baramufashe bambana n'ibisambo buretse gatoya. Muhammad bamushyira mu cyobo baratabo basiga umutwe ngo ingurube zirawurya. Ibyo ni amateka kumva. Ibintu abantu bavuga ku bantu mu ijuru havuyeyo Adamu na Eva. Ariko mwana abantu turi babi cyane. Nese amaji ni gute twisanze ahantu showbiz nayo izama abantu ni ukuvuga ngo showbiz ukuntu ngiye mbifata ntago ari abantu benshi cyane ku buryo hazamo imyinyi cyane, sibyo? Igomba kuzamo kubera iki? Inda nini yadutanze imbere. Murarya n'uhaga wabahagana ntago wabahagana no. Ibi bintu byose muri kubona bya ba Jihad na ba Yago na bande nabafata ku mavuta ntagire ikintu kibakanga n'ukubera inda nini. Ni inzara nyinshi ntago ari inzara kurya ntiwiyakire ko wahaza cyangwa no kurya ukumva ko kana katarya nabyo. Nisama ko nta muntu urya amasahani 7, sibyo? Umva mubwira hari imigani ya kera bacaga nuko mutayiha agaciro ngo akarenza umuntu karushiyeho amagara. Ibyo ngibyo nijye wabica uwo mugani ubuciriye icyo ubungubu. Ibi byose bari kuvuga karimo karushiyeho amagara. Ama yes. Ni gute twisanze ahantu h'umuntu w'umugabo ajya mu cyumba cye agafata telefone agakuramo imyenda agahera mu maso atwereka akamanura no ku myanya y'ibanga. Gusira cyari yibanga. Umugabo ibanga ni ikintu gihishwe. Ni gute twageze aho hantu wowe ubibona ute? Ubifata gute? Njyewe ibi bintu wijya kure y'ibintu byinshi. Ibi bintu biri kuzamo amafaranga ariko abantu bari kuyakora nabi, bari kuyakorera nabi. Akoreka nkubaze God ni gute umbwira ngo turi gukora showbiz ugahita ubona hajemo na ribu? Ntabwo bikiri showbiz, biba byabaye ibindi bintu. Ntabwo bikiri showbiz. Turashaka ko God bamufunga. Ibikorwa yakoze bigize icyaha. Abantu bakareba umudugundi. None se ubwo urumva ibyo bintu bikimeze fresh? Nuko showbiz yakagenze, nuko abantu bakabanya hagati yabo. Mwatuje mwabahungu mwe, mwabakobwa mwe, tukabana mu mahoro. Batuze tubane mu mahoro. Uraryawe nta muntu ugomba kubika imbehe y'undi muntu, ibyo ndabyemera. Ariko ntago numva ukuntu umuntu ashaka ko umuntu bajya oya. Ejo bundi Dr. Murangira Thierry niwe waturabuye aratubwira ati hari ibintu byinshi mukora mutazi ko bigize icyaha. Hagakwiye kubaho no gusobanurira abantu icyaha ni igiki, ikigize icyaha ni igiki, sibyo?
kugira ngo umuntu amenye ngo iki kintu niba ngiye kugikora gishobora kuba kigize icyaha. Siko bimeze. Rero hagakwiye kubaho ubukangurambaga cyangwa se hakabaho itorero ry'igihugu nk'abatoza shaho. Ubona hari abantu bakeneye imyitozo. Umva nabereka ibyo ari byo. Kuko yereka nkubwiye ngende twakoze itorero ariko ibi bintu byatangiye kurengera amana. Ntabwo abantu bazi indangagaciro na kirazira. Icyo ngicyo nicyo kintu nshaka kubabwira. Hari igihe umuntu yumva ko gutukanira mu ruhame nta kintu bitwaye. Kora bavuga ko ari byo bicuruza. Ntabwo uzacuruza indangagaciro z'Abanyarwanda. Kuko nawe umuntu akutukiye wenda umubyeyi wawe n'iki bantu bafata ibintu babishyire mu kuri. Sibyo? Wari wumva ntukana mu bantu wenda umuryango w'umuntu runaka, ariko nuko natojwe nzi ibyari byo. Ariko umuntu arifata mu gitondo agahita akireya cano agatangira gutukana ngo runaka na runaka. Bakeneye amahugurwa bariya abantu bagende batozwe. Nk'ubu waguha task yo kuvuga ngo ugiye kudukorera list y'abantu ubona muri iyi mihanda bakeneye guhugurwa bakigishwa indangagaciro na kirazira. Wahera iyo list wayitondeka gute? Nahera kuri Jihad na Yago, urumva, nafata ku Mavuta, undi nindera na uyu mukobwa ninde Jackie. Sibyo? Nyine abantu bavuga ibintu kumva ntabwo bisanzwe. Ikibazo ubundi narababajije ngo bari gupfa iki? Sibyo? Simvuze ko ari ubwana bubi, ariko hari ibintu tuba tugomba kwicara tukavuga tuti ibi bintu biratugeza kuki? Sibyo? Nigute twisanze ahantu k'umuntu ashobora kwisanga akiyumva ko ari we muntu abandi bantu basigaye banze, akisanga ari we muntu uvuga ko bamwanga. Okay, icyo kintu reka nkivuge nisanzuye neza. Ubundi iyi si turimo hari karagiteri z'abantu zihari. Nuvuga ngo karagiteri zihari ni ukuvuga ngo turifuza kumenya ko Ama-G yakennye, turifuza kumenya ko impamvu Ama-G urugero yananutse, turifuza kumenya ko Ama-G yabyibushye. Nibyo byonyine niyo devoir dufite hano. Turifuza kumenya ko runaka bamwirukanye, turifuza kumenya ko yabonye akazi, turifuza kumenya ibintu bitatureba. Turifuza kumenya gada ry'iki. Turifuza kumenya ngo cano ya gadi cyangwa se ya runaka yinjiza amafaranga angahe. Ntabwo twifuza kumenya ibyacu. Sibyo? Amani bimeze biti, gadi bimeze biti, nibyo bituraje inshinga. None ikintu cyahise kibizamo nahise mbica amazi. Kwibira ibanga rero kubica amazi nyine ugashyira amaboko ku murimo, ibindi ukabyihorera. Narababwiye ati njye nsigaye nibonera n'inkoko, banga kubyumva nkazibereka ati ziriya nkoko buriya size.
ikintu cya mbere ni ugufata umwanzuro ku giti cyawe. Turifuza kumenya ngo runaka araruga, turifuza kumenya ngo iyi ndirimbo ntago yahitinze tubimenye, turifuza kumenya ngo iki kiganiro cyagize views zingahe. Nibyo byonyine twibereyemo. Nkaho twakwifuje kumenya ngo ku isoko ry'umurimo amagi ari kugura angahe, cyangwa se ngenda twara yangahe yagurisha ndarangura kurangaye. Ahubwo urashaka kumenya ngo amagi byamugendekeye gute, ko yarahombye se koko yarahombye koko. urumva iyo devoir ufite mu mutwe. Icyo kintu rero ibanga nakoresheje ni ukutarazwa inshinga n'umuntu utamfitiye umumaro. Kuri icyo cy'uwo muntu nyine uzinduka mu gitondo akisanga ari we muntu wanzwe, umwana yago, umwana wanzwe urumva niwe ukura. Sinshyigikiye yago, sinshyigikiye abo ba Jihad n'abafata ku mavuta, ariko twagakwiye kubanaho neza man. Ibyo bintu bindi bazanamo byo kuzana iki ngurunda gushyira hanze ndaguteza abantu, ibyo biradufasha iki? Ntago bizakunda kuri njyewe, ntago byakwemera. Ese ntushobora gusanga ariko nkubaza, sorry gato ntaguciye mu ijambo, uzi ngiye kuvuga ibintu nzi ngiye kuvuga ibintu nzi muri iyi showbiz byaba biremereye. Ese ibintu yago avuga nawe urabibona nyine muri nk'umuntu yimazemo igihe showbiz, ibintu avuga ngaho abantu bangana, ngaho abantu babuza abandi kujya nabyo uzi. Umuntu arakwanga man, umuntu arakwanga sibyo, ariko yago nyine niwe washoboye guprovoka amarangamutima ye. Erega sha turaryaryana muri yesho, asa bo nabyo muzi, nabyo muzi. Nese buretse gatoya bite nanakurabura ubyemere. Hakizimana man, Ama-G the Black, abahanzi bamfollowinga ni bangahe kuri Instagram urugero? Ni bangahe? Ntibaheze. Ntabwo se njyewe mfollowinga ururi kumbwa ruri no kumuhiye. Ubu buryarya ni ubwacu, turaryaryana, ariko iyo duhuye muri show uduseko tuba tumeze gutya, Ama-G Legend, ibyo bintu narabavumbuye. Kuri uko guprovoka kwa yago, ntutekereza ko hari amakosa azabikoreramo, cyangwa niko uko abikora nuko njyewe ntabwo nzi ibintu okay nabibonye shaka gukora ibintu ngo bigize icyaha, ariko njye si bindeba, ariko uko mubibona nanjye niko mbibona. Ariko yago Pondat ibiganiro ari gukora ndabireba nanjye nyine nkabibona uko mubibona. Yago Pondat aragufollowinga, ntabwo tuziranye. niyo mpamvu mu mwanga Aragufollowinga? oya. Niyo mpamvu mwanga nawe? Nanjye simufollowinga, ni ukuvuga ngo nuko bimeze. Kankubaza ikibazo, kuba umuntu atagufollowinga, kuba ngiye mbujije kanaka kuza iwawe, ko abantu badashize ku isoko cyangwa n'ahandi, kubera iki byakuremerera? Ni ukuvuga ngo man, uzarebe mu yandi mahanga abahanzi barafashanya,
abanyamakuru bagafashanya, abantu bose, abakinnyi bagafashanya, ariko biravunanye kubona umuhanzi wa following undi cyangwa yamupostingira projet arekuye. The Ben ya postingira Melody yarabikoze, narabibonye. Ibyo ni sawa. The Ben, respect to you maniga. Tiger B Medis ntago kiba muri ibi bintu byanyu ya posti Israel mbonye buriya yabikora, hanyuma arabura iki na Mega umwanya, ariko uwo mwanya muzana ama ejo bundi Riderman akora ni igitaramo na Bulldog, nafashe umwanya ndanamushimiye Double G's, respect to you maniga. No kuri stage yaramvuze aravuga ati maniga Ama-G ndamushimira, sibyo? Nanjye nari nakoze ikintu cyitwa gupromoting ibintu barimo, mwarafashanyije, mwatanze support yawe kandi no kuva kera. Ariko ntabwo ushobora kumbwira ngo hari abahanzi batigeze bakora ibyo bintu man, sibyo? Ntabwo ari itegeko, ariko ufite umutima w'urukundo ibyo bintu wabikora man. Nje gusohora indirimbo yitwa Iminsi, tubyihore nzabarabura, ariko ndabizi ko bazayumvira mu tuvumo twabo, ariko abenshi ntago bazayipostinga ngo Ama-G yasohoye Iminsi, ahubwo barifuza kubona ngo Ama-G ari mu nkoko, Ama-G yagiye korora, nibyo bashaka kunkura muri music. Never ever. Ama hari igihe gishobora kubaho abantu bakakwanga, ubundi se barankunda, ariko ibyo bintu ni ibiki? hari abantu uzi bakwanga ndavuga muri showbiz. Hera kuri wowe, urankunze wowe cyangwa uje kunkuramo views? Dukomeze mbaza ndagusubiza. Twisize insenda noneho umuntu arakwanga akakwangisha n'abandi, akanga n'umuryango wawe, akanga abantu bose bawe mugendana. Umuntu ashobora kukwanga nawe ubwawe ku giti cyawe, ukicara ukumva ko wanzwe, ukabyiyumvamo ibyo bintu. Umuntu araniyanga man, abitewe n'abantu. Byakubaho? Byambayeho, byambaho. Karugosha mwana we. Umuntu arakwanga akakwangisha n'abandi. Nase naririmbye indirimbo yitwa Umuntu wumva ndi ikigoryi. Ariko urumva hari abantu bamwe na bamwe, abo bantu umva ntuzongere no kumbwira abantu. Urumva hari abantu tuba twumva ko abantu muri rusange mwumva nabi, nta kintu, abantu ari beza ko tubana. Oya, abantu bose ni beza, ariko ntukamenye umuntu. Uvuga ugire umuntu hariya uvuga ati ndamubonye irobo. Urwango n'urwanyarwo. Ikindi nababwira, mugomba gufata abakozi bo mu rugo nk'ababosi banyu. Sinabibabwiye? Umukozi wo mu rugo ni ugutekera ibiryo, ashatse ashyiramo sumu ya panya, ni ukumesera imyenda wambara. Hari abantu bafata nyine nk'abakozi basanzwe abo bantu ni ibigoryi. Ntago umva, umukozi wo mu rugo niwe bosi wawe, noneho nta nubwo yishyura inzu kugira ngo buretse se iyo batetse inkoko ashatse yarya agasenda babuye akirukanwa. Se umuntu yabura se ntiyabura shebuja? Ibyo byo mubimenye. Ariko yari shatse wanajya ku kazi niyo safuriya akayijyana n'ibyo bintu byose. Umukozi wo mu rugo yubahwe nk'abakozi mwe. Babise amazina y'ubucucu ibiki n'ibiki, ariko njye nubaha umukozi wo mu rugo. Uramugira? Ubu ntabwo waje kunkorera mu rugo, ariko ndamufite kandi ari wowe. Ni wowe. Ibi bintu turi kuvuga
ibi bintu turi kuvuga ni wowe ubijyana ukabishyira abaturage. Ngomba kukubaha rero. Ama dusoza utanga inama ku bintu uri kubona kuri iyi Nta nama mbagire namwe muzazigire, kuko inama zose twatanze mani ntabwo abantu bagiye bazikurikira. Ama kwigisha no guhozaho ntabwo warekura abantu. Ngaho mbwira, urashaka ko ntanga inama gute? Tanga inama kuri mushitoye Jihad. Jihad wa nshuti yanjye, reka guhangana. Yago, reka guhangana. Fata ku mavuta, reka guteranya, wihangana n'abantu. Guteranya namubonye, hari ikiganiro nabonye, ntabwo ari ngombwa ko twirirwa mu mwihangana, sibyo? Kandi byadufasha shaho. Guverinoma nta kintu na kimwe izadufasha mu gihe ibona turi mu bugoryi nk'ubu ngubu. natwe ubwacu tutifashije, ntabwo bazaduhereza icyo gukora tukiri mu matiku mani. Ibi bintu mbivuze ku mugaragaro. Ntabwo tugomba kuza kuri kamera kwirwa tuvuga ngo ntabwo ngo leta ngo iri kudufasha. Tuvugisha ukuri, leta si umubyeyi? Abana bawe baba bameze kuri ukabafasha? Oya, mujye mureka ariko tubivuge. biragoye. Wowe uririrwa utuka abantu ku babyeyi, uririrwa usakuza ibintu bitameze neza, umuntu azagutekereza gute kugira ngo ese ama ibi bintu byo gukangishanya kugaragaza ngo ndaza kugushyira hanze ngo ubugambure bwawe n'ubuki, ujya ugira ubwo bwoba? Hari umuntu wigeze ubikukangisha wowe? Kereka mbugire muri dushe, njye ntabwo ushobora kunkanga. Nta muntu ushobora kuba ubibitse wigeze kugira gutyo? Yabibitse umuntu ubibitse abitse amafaranga. Ese bigira gute kugira ngo undi muntu abikubikire? Ntuse si ubugoryi bwawe n'uburangare. Umuntu wese ufite ibintu byanjye, nta muntu utambara ubusa, nta muntu utajya muri wese azabishyire hanze. Ese ubishyize hanze yabatekereza ko nyine income ye niyo ndi kwibaza. Bigenda bite? Ese ababihaye bo aba yumva nyine ari ibintu bimeze bite nyine? Ahubwo se reka nkubaza, bimara iminsi ingahe? Miki ishoboka. None se ubwo ngubwo ukaba uri kurwana n'ibiki? I swear to my God, n'umuntu ababyaza babita bake, abaforomo aba babyaza abagore, babyaza niko babita. Ababyaza none se babyaza abana bambaye imyenda? Babyaza abana bambaye imyenda? oya. Nese ubwo wankangisha iki? Ese nawe uri umwana? Umwana mwiza cyane, urakoze wamfura, ndi umwana. Murakoze cyane, ariko ntihagire umuntu ugukangisha ibintu, cyane ko numvishe ko bigize icyaha cyane. Urashyira amafoto yanjye hanze nambaye ubusa cyane, bigize icyaha cyane rwose. Yego, n'uyahashyira biragufasha iki? Tugiye kugeraho tujya kuri pisine dufotora abantu, ariko ubwo ni ubugoryi. Ntabwo bikwiye muri rusange, ntabwo bikwiye. Kandi ikindi nabwira warumbwiye inama d'abord, mureke tubane neza mu mahoro, tureke kwirirwa twiteranya n'abantu, tureke kwiteranya n'ibindi bintu bitwangiriza ubuzima man, sibyo? Aya ninyuraga jewe nari niciriye, wihitiraga njye nari nihiti. Ubwo abandi bantu mubifata uko mubyumva, ariko I don't give a shit ku bantu bari kuzana ibintu bitafite umumaro mu bantu. Aza murafata mureka uretse ceceka, murafata urwego rw'ubugenzacyaha
mukajya kurushyiraho ayo madosiye adafite shinge na rugero. Ndabizi ko nta cyaha kiba gito pe, ariko ntabwo twagakwiye kwirwa muri ibi bintu. Ubundi ibi bintu biradufasha iki? Gadi namureze, twagiye kwitaba, yareze runaka, ibyo ni ibiki? Ariko uzibeshya akanyenesha mu buryo buremereye azabona ibyo ari byo. Kigali News nuko twakubuze, abantu barakubuze. Ngahumva Kigali News Channel ndi kuyivugira ngo mwarambuze. Iminsi yari ibaye myinshi amajini, icyo ndi kuvuga ukuye mu uyu munsi yari itambutse. Uyu munsi ngo twakubuze. Kigali News Channel ndabakunda, nagaru nuko narindi mu bindi bintu by'imishinga kandi wabibonye. Twabanje kugira umwanya wo gutembera, niyo mpamvu dukoze bwije. Mwaribi kandi courage man, courage, mukore subscribe, mutange comment, mukore like. Ejo bundi ngo hazaza ngo ni mu kwa 9 hazaza nuza. Ayo makuru se, ayo makuru ndayafite, turaza kuyaganira. Wakoze cyane. Mwakoze kandi nawe.